menya kandi usobanukirwe imiterere ya muntu. Ese kubera iki dukora ibyo dukora? Kubera iki abantu twikunda cyane? Ibintu byose dukora tubikora tugendeye ku bandi. Ese kubera iki? Ese kubera iki twumva ko ibyiza byose bikwiye kuba ibyacu? Kuki tugira ishari? Ese ishari ryiza ribaho? Uko twitwara iyo turi twenyine siko twitwara iyo tugeze mu bandi. Ese kubera iki? Nk'ubu hari abantu bakunda gufasha abandi ariko bagamije gusa kugira ngo bigaragaze. Muri ubu buzima bwa buri munsi ntuzabura kubona abantu bigaragaza nk'inshuti iyo bari kumwe, ariko bamara gutandukana ugasanga umwe agenda avuga undi nabi amupfobya agamije kumushyira hasi. Ese abantu duteye dute? Kuki twitwara uko twitwara? Ibi ni ibibazo bikomeye cyane kubisobanura. Gusa ibisubizo by'ibibazo byose hari ahantu turi buze kubisanga. Ni mu gitabo cy'ubwenge tugiye kuvugaho The Laws of Human Nature by Robert Greene. Ni mu gitabo cyitwa Amategeko ya kamere ka muntu cyanditswe na Robert Greene. Menya kandi usobanukirwe imiterere ya muntu. Kamere. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, ishari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda. Imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza n'ingeso nziza n'ibindi. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 kugeza kuri 23. Ibyo byose bavugaga ni kamere, nziza cyangwa se mbi. Ariko se kuki dukora ibyo dukora? Iki gitabo The Laws of Human Nature kidufasha kumva neza impamvu abantu twitwara uko twitwara, hashingiwe cyane ku mahame y'ubumenyamuntu psychology. Mbere y'uko twinjira mu gitabo cyose, reka tubanze tuvuge gato ku mwanditsi wacyo Robert Greene. Robert Greene ni umwanditsi w'umunyamerika wanditse ibitabo bitandukanye harimo 48 Laws of Power cyangwa se amategeko 48 y'imbaraga, acyanditse mu mwaka w'1998. Yongeye kwandika igitabo cyitwa The Arts of Seduction mu mwaka w'2001. Yongeye kwandika igitabo cyitwa 33 Strategy of War muri 2006. Muri 2009 yanditse igitabo cyitwa The 50th Law. 2012 yandika Mastery. Noneho muri 2018 yandika iki gitabo The Laws of Human Nature. Robert Greene yavutse mu mwaka w'1959 mu kwezi kwa gatanu tariki 14 muri Los Angeles, California. Tugarutse ku gitabo cyacu cy'Amategeko ya kamere ka muntu, bivugwa ko Robert Greene byamusabye gusoma ibitabo byinshi bigera kuri 300 kugira ngo abashe kwandika iki gitabo. Ibi rero bisobanura ubwenge bukubiye muri iki gitabo. Kubera ukuntu ari cyiza, natwe twifuje kuba twabagezaho ubwenge bukubiye muri icyo gitabo ngo dusobanukirwe kurushaho. Iki gitabo kizwe na chapitre cyangwa se ibice 18, aho tuzajya tubagezaho video kwayo bivuga kuri buri chapitre. Kugira ngo udacikanwa urasabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amamenyesha uko dushize video nshya kuri YouTube. Iyi ni Inkuru Nziza Product Official. Jye mwumva akaba ari Francis Nkurunziza. Turabakunda.